Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane, yego aho muherereye hirya no hino bwoko bw'Imana n'ubundi mudahwema ku manywa na nijoro kwita no gukurikiza no gushakisha buryo ki mwakubahiriza cyangwa twakubahiriza iby'Imana data wa twese ishaka, dore ko aho tubisanga n'ubundi yabitumenyesheje cyangwa aho yabitwandikiye ni mu gitabo cyitwa Bibiliya, niho dusanga imvugo y'Imana yacu. Yego bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwebwe. Yego kandi mubiheshejwe no gukomeza gusobanukirwa no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu, nk'uko tubigira intego cyangwa twabigize intego nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo n'ubundi tujye tubiganiraho duhuriye kuri runo rubuga. Rero kuri runo rubuga ni ukwisanga, ni ukwisanzura, kugira ngo nyirizina icyo wumvishe nyirizina tuvugaho nk'ubwoko bw'Imana, nawe nicyo wumvishe abandi bavugaho muri komenti, nyirizina twese duhurize hamwe dushakira hamwe kugira ngo dusobanukirwe biruseho icyo Imana yadusabye gukora no kubahiriza. Ubwoko bw'Imana rero nyirizina tuboneka hirya no hino ku isi, nta mupaka uhari. Yego kandi nyirizina tubiheshwa no ku buntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana bwabaga mu gihugu kimwe gusa cya Isiraheli. Rero ubwoko bw'Imana uyu mwanya n'ubundi twinjiyemo twagira ngo twibukiranye kugira ngo tuze kugumana cyangwa dusigasire iby'agaciro twigira hano, dore ko ibyo twiga kuri umurongo wa Irera TV1 ari ibyo by'agaciro kandi nyirizina bikaba bifite agaciro kuri twebwe n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Byaba byiza cyane tutagize ibyo dutakaza, nyine duprofite aya mahirwe, turebe buryo ki aya mahirwe twabonye cyangwa dufite tutayapfusha ubusa, ahubwo tuyabyaza umusaruro. Ibyo twiga byose hanagira ikiducaho, tubizigame, tubisobanukirwe mu buryo bwimbitse, ndetse tubone n'uburyo tubisobanurira abandi, dore ko na Bibiliya bishimangira mu rwandiko Pawulo rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorintho n'ibice 5:18 yababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ubwoko bw'Imana ntibyadushobokera yuko icyo twamenye n'icyo twasobanukiwe, yego icyo Imana ishaka, ntabwo tubasha kukihererana, ahubwo duharanira kubimenyesha n'abandi mu buryo bwose budushobokera nk'ubwoko bw'Imana, dukoresheje imbaraga zacu zose, ubwenge bwacu bwose, n'ubugingo bwacu bwose, n'umutima wacu wose. Mbese ntabwo byadushobokera kuko umwuka w'Imana uri muri twebwe udushoboza gukora buri kimwe cyose tubashije gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana ngira ngo turebere hamwe n'ubundi ncamake yaranze aya mateka y'itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12. Turimo dusoza umwaka. Yego muri aya mateka yaranze iyi tariki turabonamo umuntu wigishije hakizera abantu bagera ku bihumbi 500. Muri kino kiganiro tumye amateka mwiyobokamana, kandi turasangamo inshingano twahawe na Yesu Kristo nk'ubwoko bw'Imana. Yego tugiye kubireba mu mateka ku buryo burambuye. Nyirizina nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi ntabwo duhema nyirizina gukora icyo kumenyekanisha icyo Imana yatumenyesheje, kuko ni inshingano zacu kandi tubyiyumvamo tukabikora turi fiyeri yabyo, kuko ni iby'ingenzi kugira ngo tumenyeshe ubutumwa bwiza impande n'impande, kugira ngo bagenzi bacu ubwoko bw'Imana nabo bagire byinshi cyane bunguka nk'uko nabo bagenda babitugezaho babitumenyesha. Yego tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye. Ese turareba ubundi aba bantu babayeho mu gihe cyariye amateka bakoraga ibyo Imana ishaka? Yego turaza kubirebaho. Turongera kandi turebe tuti se bitewe n'uko turi bwumva aya mateka turaza kugira uburyo twabigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, bitewe n'icyo Bibiliya iraza kwemeza. Ngira ngo nimba umuntu yabwirije cyangwa yigishije ubwoko bw'Imana, turaza kubwumva no kubwemera ari uko tubonye ibihamya by'icyo Imana yabivuzeho nyirizina, cyangwa yego kuko
bibaye binyuranyije cyangwa birwanya icyo Imana yavuze, ntabwo bwaba ari ubutumwa bwiza nyirizina, kuko ubutumwa bwiza ni ubusobanurira icyo Imana yashatse ko abantu dusobanukirwa, kugira ngo bidushoboze gukora icyo Imana ishaka nyirizina, tuzabashe guhabwa ingororano twateganirijwe mu bwami bw'Imana Data wa twese. Tugiye kureba rero aya mateka ku buryo burambuye, dore ko twifashisha muri aya mateka cyangwa muri kino kiganiro igitabo cya Bibiliya, kugira ngo tuze kumenya icyo Bibiliya ishimangira, abe aricyo tuza kugendera natwe, abe aricyo twubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, kuko tutajya hanze y'icyo Imana Data wa twese yatumenyesheje. Tugiye kurebera hamwe rero aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12. Ku ya 30 Ukuboza mu mwaka w'1823, Charles G. Finney niwe muvugabutumwa ukomeye Amerika yabonye muri kiriya gihe. Yari yemerewe kubwiriza cyangwa yemerewe kwigishayo, nubwo bigoye gusobanukirwa cyangwa gukusanya imibare nyayo. Akenshi ashimwa mu buryo bwose kuba yarahinduye abantu bagera ku bihumbi 500. Yego, bagera ku bihumbi 500. Amateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina tubonye icyo Charles G. Finney yakoze, kandi biraza kugaragara yuko ari we muvugabutumwa wari ukomeye Amerika yabonye muri kino gihe cye cy'imyaka tuvuze hejuru. Yego, kandi yari yemerewe cyangwa afite uruhushya n'uburenganzira bwo kwigishayo cyangwa kubwirizayo. Yego, ngo biragoye gusobanukirwa imibare nyirizina yaba yarigishije. Ahangaha biragaragara ko Charles yakoze mu buryo bwose abashije, imbaraga ze zose, akoresheje ubwenge bwe bwose, akoresheje ubushobozi bwose afite n'amahirwe yose afite. Umva, aporofitira muri ibyo byose, akoresha buryo ki yamenyesha abantu ubutumwa bwiza. Abantu ibihumbi bigera kuri 500 bose bizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yakoze igikorwa cy'ubutwari cyane. Rero tugiye kureba Bibiliya ikintu irimo gushimangira no kuvuga kuri aya mateka nyirizina. Icyo tubona cyo nuko Charles yakoze icyo yagombaga gukora, yakoze ibiri mu murongo w'iby'Imana nyirizina Data twese ishaka yuko yakora. Yego, igihe cye yatambutsemo agikoresheje uko bikwiriye. Ese twebwe mu gihe cyacu turimo gukora mu buhe buryo? Turimo gukoresha imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose n'umutima wacu wose n'urukundo rwacu rwose, tugamije kumenyekanisha icyo Imana yatumenyesheje, ndetse tukabanza tukavuga tuti se ndimo gushaka buryo ki bwose nakoresha kugira ngo nsobanukirwe icyo Imana yatumenyesheje, noneho ubone kujya kukimenyesha n'abandi. Rero tugiye kureba Bibiliya iki bivuga, kuko muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Tugiye kurebera hamwe inshingano twahawe na Yesu Kristo nk'ubwoko bw'Imana. Turaza kureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 28 umurongo wa 19 kugera ku 20, niho bavuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nyirizina tubonye Charles igikorwa yakoze ni cyo guhindura abantu kugira ngo babashe kwizera Yesu Kristo, bahinduke ubwoko bw'Imana. Yego, yakoze igikorwa. Iri jambo Yesu Kristo yavuze hano muri Matayo, tubonye yuko Charles yaryubahije kandi yakoze uburyo bwose abashije. Yego, tunakurikiranye amateka tukagenda twiga byinshi kuri uyu Charles G. Finney. Ushobora kubona buryo ki bwinshi yagiye akoresha, kandi usanze hari n'uburyo n'amahirwe yari afite bwo gukoresha akaba atarakoresheje. Uwo ukaba uyafite wayakoresha kugira ngo ukore wowe biruse. Dore ko n'uburyo igihe yakozemo muri uyu mwaka
w'igihumbi kimwe magana inani na makumyabiri na gatatu, twe tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, turimo dusingira 2025. Birumvikana iyo myaka harimo intera ndende, imikorere ishobora kuba yabitandukanye. Ese ntacyo urimo kubona ukoresheje ubwenge bwawe n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, nta kindi cy'akarusho wakoresha kugira ngo umenyeshe unasobanurire imbaga nyamwinshi ishobora kurenga iyo Charles yamenyesheje ubutumwa bwiza kugira ngo ihinduke ku bwa Yesu Kristo wari uri muri we. Iri jambo ritweretse yuko natwe nk'ubwoko bw'Imana dufite inshingano yo kujya mu mahanga yose tugahindura abariyo bose abigishwa ba Yesu Kristo, hakabaho no kubabatiza ku bw'ubushake bw'abamaze kwigishwa, yego kubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, wowe ujya gutambutsa ubutumwa bwiza. Yego wowe ufite ubushobozi bwo kumenyesha abantu icyo Imana yaguhaye no kubabatiza, izo nshingano uba uzifite. Yego ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane yuko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ngiki rero iyi nshingano twahawe na Yesu Kristo nk'ubwoko bw'Imana yo kujya mu mahanga yose, yego tukabahindura kuba abigishwa ba Yesu Kristo, kandi tukabamenyesha cyangwa tukabigisha kwitondera iby'Imana yatumenyesheje biboneka mu byanditswe byera mu gitabo cya Bibiliya. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi yose, twe gutakaza umwanya, ahubwo turebe buryo ki aya mahirwe twabonye yo guhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1 twayabyaza umusaruro mwinshi cyane, ndetse n'ibindi twaba dusanzwe dufite, ndetse n'ibindi twakwigira impande n'impande, dore ko kungurana ibitekerezo bibera hirya no hino mu materaniro, bibera hirya no hino uri kumwe n'umuntu runaka, dore yuko uri kumwe n'umuntu runaka na mu kuganira ku by'Imana muba muri mu materaniro. Yego rero ubwoko bw'Imana najya ngo dufatikanirize hamwe dukwirakwize tunamenyeshe icyo Imana yatugejejeho. Yego ndabashimiye cyane, yego ntitugahweme kumenyekanisha ubutumwa bwiza, dore ko intego y'ubwoko bw'Imana ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, bibeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.